Hazubwo ayo mafaranga bohereje ari gutuma uvuga amagambo angana atyo arangariye. Ni barange ariko nakiriye you have received. Wese wayakiye. Wakamfashe neza kugira ngo uyu munsi nkubesheho. Ko ahantu hose ngiye nkubwiza ukuri nongeye no kugufasha. Aha umubi wose uri buturu uyu munsi uraba watewe inkunga nanjye. Ndishimye undi rwara rwavuye genda iri yawe cyane warateze wambuka iminari ngahe yose uje kujya Nyami dore sinzi ibintu ari guhiga Nyami nyamara ushaka wabuze uriya arega nawe umuntu wawe waramunaniye Nyami reka nkubwire njyewe dore azanye inkoni mana warandaburije buriya nuko abantu b'abagabo nyine tutabipfa ariko warandaburije muraburiza mu bijyanye n'iki se kandi none si bijyanye n'iki we niba nawe nkubwiye ngo ugenda uyobye umuntu umuyobyayobye wumvaga kuhita umugarura kuko hariya ndaba nkozi noneho ngiye twaragiye mera nk'ikiweriweri ati gute urabona uyu mujyi murebe n'uriya mukobwa Nyampinga ni umusirimu nese twari gukomeza ntabwo Nyampinga ari umusirimu kurusha baraduse bijwana nabo kurusha abandi ntabwo Nyampinga ari umusirimu yereka nguho urugero uriya n'umukobwa wo kugenda mugahagarara ku muhanda mukegama ku muhanda ikisuri aba mu cyaro niyo wamubwira uteka ngo uhagarike hano twota akazuba uriya yabyemera acisha make none se ukeka ko twagaruwe n'iki yararimo ambwira ngo dushaka ahantu twicara kandi nkasanga nta n'ikibugande mfite ikibugande se ubwo we ntabwo warurandwa no nk'umuvandimwe gute ko wari ubizi ko nta mafaranga mfite kandi ko wamumpaye ngo ngende mujijisha uzi ko nta n'urutoboye mfite mu mufuka ibyo wari urabikora nk'uwikorera kimwe nk'uko nawe wenda hari umunsi bizagera ukavuga ati ntabara umfatire uyu muntu umuyobereza agufatira dutse nkamujyana none se niba kari akantu karabayeho kandi ku mpamvu itanturutseho niyo mpamvu wumva ko wahita untera icyizere oya ntabwo nagutera icyizere ariko njye ni ukukugaya kandi ntakugaye n'ejo bundi wazabisubira impamvu uri kuvuga gutyo ni uko utazi amaraso byantwaye kugira ngo amaraso ya ubu ngo ahantu wamugejeje ko yambwiye ko mutanagiye kure aho uzi kunsetsa none se urumva yakubwira ngo iki niba yari twarageze ku muhanda agatangira ngo none se ngo ahantu twari tugiye ngo bimeze bite ngo ko tudakomeza ngo tugende ko buriya ntabwo yatwumvishe cyari turi nko kubigambana akaba ariyo mpamvu yageze oya kuko nubundi none ko rya joro hano buriya yaje twatwumvishe cyangwa tuguyeho gusa uyangiye ikintu namaze kubona Nyampinga yabonye ikintu ntago abasha kukibika oya no kujisho bita bigaragara uvuga uvuye ntabwo wabonye rwarushye ariko wumve ko yaragufatiye mu manyanga yagukoze iki cya gihe ntabwo uzi ko yamennye indobo y'amazi none uzi buriya ntabwo babibitse ahubwo arabibika akagira igihe akabigutura bya nyabyo wakozaho akantu gatoya byose akahita abisuka hasi ahubwo yarakana imbwa yirushye ubonye imbwa yirushye yakubise jewe nashatse kwiruka ngo musigare murwana muhangane n'ubwoba bwawe se ahubwo nkaho wagize ngo namukavaringe uhita umufatirana na buriya bwoba yagize babureka mubwiza ukuri nuko ariko akunda abagabo twubaha abagore ariko aramutse yongeye kuri nkozo nahita mushwanya gusa reka n'ubwoba bwawe wari watinye kujya kumurara iruhande kandi ubona yarabikoze naye ubona ko bimutunguye ubwoba buramwica ariko utinya ko tugishije ukuri umuntu yagukubita ruriya rushyi iriya mbwa y'urushyi ukongera kumwegera shangiye sinkubeshya ahubwo ngiye ubwoba bwaranyishe noneho ntekereza ukuntu yari afite n'icyuma nari kuvuga agiye gukintera agenda ajya kunyirega kuri polisi ko nyishe ibyo ntabwo yabikora ngo ujye wibuka ko nubwo ari macuwa ni umwana wo mu cyaro nibyo ndi kukubwira rero uriya kumujijisha biroroshye ikibazo nuko hari igihe agucurika rimwe ukabona ni umusirimu ubundi akagucurika ukabona ni umunyacyaro
nyine ubona acanganye tu. Impamvu acanganye nyine ubona ko iwabo bafite amafaranga nese ubona asa nk'umwana w'ahantu mu cyaro bishwe n'ibijumba cyangwa bamenyereye kunywa amaminwa y'ibishyimbo. None ako kantu uzakamuganirize wumva umubaze ati se amaminwa urayazi wumve. Uriya n'umwana wo mu mujyi kwa kundi abantu baba bafite batuye hafi y'amasantere ashyushye iwabo bafite n'amafaranga ushobora gusanga nk'iwabo buriya bafite nk'inka nka 200. Ariko nawe ufite kuba uva kure ngira ngo umujyi niwe dutabaye ahubwo iki harakare nibagiye kubwira hari ukuntu nyine nsigaye mbona yibeta bya buri kanya sha nushaka uburyo ucunga ikibuga neza gushaka gusanga hano mwizi karitsiye yatangiye kumenyana n'abantu kandi ino zone irimo abantu bafite uduceri baturenze. buriya abantu buriya niba ari nk'izina rye sinaryisha abantu sibazi ko ari nk'umugore wanjye. Nese ukeka ko uriya mwana atazi kwivugira nikiriya nkumi erega arani banza utamenya ko uriya mwana turusha ubwenge ngiye naramurebye ndamwitegereza mbona uburyo yarakaye ntabwo yaturusha ubwenge ubu urwo rutwe ufite n'uru mfite uteranyije uriya yaturusha ubwenge gute. Kambanze niyumvishe ko atari Nyampinga duhuye ko ntabwo ibyo bintu bishoboka. Nyampinga urukubona Kuki uranyuka se ndakwibuka suhuza basi. Sava umeze uteze meze neza amakuru ni meza. mutuye ahangaha se umva isikatiye neza zacu urabe mu rugo. Amakuru se wowe cyane nanjye ni meza urimo uragenda se hano urahazi nanjye mba muno gutyo muri aya mazu gutya muri aya makaritsiye kuva ryari se nyine susa hashize igihe maze kumenyera nese uba muri isikatiye nkaba naranakubona we nanjye ndatunguye kukubona gusa abaye mwiza we ngiye ntabwo ariwe waba usa gutya umuntu umeruka ku ishuri tukiga ntabwo ariwe waba usigaye usa gutya wowe n'ukuntu wari umeze wari unanutse nta nise ko wabaye n'inzobe ntaba inzobe ariko nanjye naje ngareba ibyo mu ndusha nkoga amazi i Kigali Gisenyi warahakatiye sha Gisenyi narahakatiye hano i Kigali se ko mafite ibyo ndi kuhakora ariko sha abana yaje uko nsigaye mura n'abana benshi twigaye ahantu hose ngiye nkubitana nabo nkaje urabeshya sha gusa nawe wabaye mwiza mani uzi ko nabyibushye yego byataje no aha hano niho hagiye abahanini sha mbabarira ntabwo nakurusha gusa buriya nyine no kwera ishuri sobizi se ubuzima bwo ku ishuri ubwo butumereye ntabwo birabemba nkeneye no kubyibuka nari amashaka kubyibuka banze unyibwire nyine ukuntu umeze buryo waje ndumva mfite igoro gishize kukubaza mbere umva zose urazimbaza kabisa naje inahangaha mu buryo bw'akazi ndaza mbinaha nimero yawe nayo nari mfite ariko iyo nza kuba mfite nimero yawe menya nayo kukuvugisha so namwana numwimbisha man sinzi ngiye ku nagerageje kwibaririza wariyemeraga nukuri kuva cyaba afitemo akantu ko kwiyemera ntabwo nibasukura ibyo twafire ku ishuri kugeza ubu wabize n'umuntu wakaka nimero yanjye so nanabu ugibona basi bampostinze kuri birthday yanjye cyangwa muzonsa ntabwo yiswanje ntabwo nakubeshya njye nahize nimero yawe ndayibura ariko tumaze igihe kinini tudaheruka ariko tumaze n'igihe kinini nimba ibintu byose mwarahindutse mwabaye beza sha bana yanjye musara amafaranga hego amafaranga sha na amafaranga yo kwa Nyampinga nayo pe sha no kuri usa neza pe ahubwo mubwe turumwisiga nyine natwe tugerageze cyeko twasene turi kwisiga iki nimba ari Suzana nimba ari Movit ukisiga Movit yawe yo guhera kera ku ishuri ntago nayireka ntago wabisubira byarananiye nukuri namazi i Kigali namazi i Kigali niyo nyine nani ndikureba ibyo mwandushije ubu nibwo ndugenda nyine menyera urabona ko mvuye kureba abantu b'abashiti banjye tumaze iminsi nabo tumenyanye sha nyine byaho okay akuhaje vuba
uhaje vuba ya ntago maje vuba kuko maze igihe kandi kitari gitoya maze igihe urebye sha urebye nanjye nuko nsigaye ndi busy ukuntu kubera akazi wasanga ariyo mpamvu twe tutarahura sha kuko ibiki se basi mbese subiza umuntu abagenda acangamo ukuntu nyine ibyo twize se shako abanyakigali no gucanga mwabaye gucanga mumeze nk'ari gusoma twabisha abana b'igisenyi twebwe se twacangira hewe mwebwe twacangira uzi ko upfa ahantu hose ukandagiye wasanga umwana w'igisenyi Kigali mwayigize iyanyu ubundi ntabwo twayigize iyacu ahubwo Kigali mbona ariyo umuntu yakajemo aje gushaka amafaranga Gisenyi naho kujya kuryohereza ujya amafaranga yawe wakoreye mbese wakorera ariko ibintu uvuze n'ibyo ni ahantu wakorera ibyo pe Kigali nanone akazi kahaba mba ariko ndishimye kuba duhuye mva tugomba kumenya no gukama nimero yawe ubyumve nyine twari dukomeza nyine tukabina itacu tukabiri tuvugana nta kibazo wowe wanjye nari nkumbuye bimwe bitabaho njye ntabwo ndiyumvisha ko mpagararanye nawe nyirizina sinzi ngo mbese ntabwo urashaka umugabura ntabwo wabyibuha gutya nta mugabo ufite ntabwo bishoboka uko ubizi kuva kera gihe ibyo byo gushaka abagabo bonaga bindimo koko ahubwo wowe nabonaga tuzava ku ishuri agaseze date ubukwe ibintu nk'ibyo ntabwo noneho wabinkora siko najya njya mu rukundo wowe sinshobora wowe nzi umva ngira ababesto ngira inshuti baba besto bawe urabizi ababesto ntabwo njya nkundana ngo besto subizi ababesto bo ku ishuri baba bagufite ariko uzi ko aharana ibintu byose ariko nibagiye no kukubwira uzi ko iyo adahari ntabwo twifata nk'aho ahari reba ukuntu turi kuvuga twongorerana sizo mwana uretuje sibyo nkubwira yaraturangije ariko kusha ahubwo se ibintu by'inzaratsi ujye ubimenya nyumvira buriya niba njye nawe ubona dusigaye duhujeho ibintu tugahuza amakaragiteri kuri we ukuntu uburyo tumwitwaraho ubona ko yaraba yaraduhaye inzaratsi ariko si ako kana ariko kandi numvise ngo utwana twose duturuka mu ntara ngo tuba dufite utuntu tuminjira mu bintu tugaha abasore kugira ngo nyine ushaka ko twaba twararangiye kuva yahagera ntabwo tukitekera ariko sha Aranes nakubeshye pe mbona wowe yaragushoje maze wowe nise ngiye aba mpuriye none neze kuki wumva ko baretse ngo urugero kuki yambwiye nabi nawe wishinja icyaha cyangwa se yaba nk'ikintu kwaba ari kumufuhira ugasanga ndafushye nawe uramufuhiye ubwo urumva ibyo bintu twese niba yarazimpaye nawe waraziriye kwa kuryagagura ibintu byose hano Yesu kuryagaguranye nta nubwo mbyiyumvamo ko hari ikintu yama ahubwo ni bya bindi ni yamanyanga yawe ya buri kanya ubushaka ngo ngushyigikiremo ugasanga nanjye niba uhengamye ndahengamye niba uhengamutse ndahengamutse ntunamenye ko mba narakwitangiye nkemera nkavunika Burangiye sinzi impamvu Arana uyu munsi utabona ko ndi mu rugamba rwawe uri mu rugamba rwanjye ese uri kunganirira mu rugamba yehorere ubuse iyo ukwezi gushira nkishyura inzu nkarara muri salo kwezi kugashira kundi kukaza urugamba rurenze utagenzeho n'urwo kwirwa mushoreye ndamucunze umudiaspora agiye guhamagara kuri uretse nawe gukabya ubu wishyuye amezi angahe koko itaba nyine urajongera umpa kandi kazi mani mfashe gusaba adashaka kuza ndaje ahubwo nanjye ibyo bintu byawe mbyigeho mbivemo urwana urwa wenyine kuko nawe birimo birangira ikirimo arimo mushero wanjye oya ngere kamubwire oya nta kibazo rwose kandi niyo urabizi ko ndi kwitwara neza ino minsi yanyohereza ntaki wayohereje
MTN iminsi ko yabihisha message ziko yaje Urakoze cyane kabisa ngiye kugenda niguriramo akantu nako nyine nyakoresha icyo yagombye gukora kandi aragira umumaro pe yaragira umumaro we ntugire ikibazo ndayakoresha na twa tunini naburaga natwo ntugure urumva urakoze cyane niko bisetsa bigenze ya nimero si bya ikintu kizima yabara kukibyara gute kumuzungu apfuye yego urantamo singarapfuye urantamo Alan tubyumvikane ariko ubundi wowe ikamubwire mutereta neza uzatereta mu diaspora kandi uzamufate neza warahiriwe neza ugira ngo nubonetse wese upfa kumufata ntabwo ari ubonetse wese upfa kumufata n'igihe ufata ugafata ikidafata uzarebe neza ucunge neza ubwo tuyunguye uri bubonye imari na boyfriend mfite urumva nyine bya best byo kubireka ntabwo nzi ko napfa kubireka gusa ndacyanyanyaza nyine ndewe ko nanjye nagerageza mu by'umundo nkareba ko byakunda ubwo bwiza ufite social muri Kigali uzambira uraba bafite bangana ngo urabeze baraje bakwirikeho ubwo sha rero nari ngiye mu rwaro tuna ngiye gukorayo kandi mukanya n'undi hari ahantu mfite kujya urebye rero mbanza ngiye gusezera gusa nta kibazo nanjye remo n'imutobwo nyine ndakubonye kwifata byarabise urumva twagumana nyine twanze tukaganiraho ariko ngiye nzagusura umva urama nimero yawe ubundi nimero yawe ubundi nzaguhamagara sha unsure mu rugo ni hano hafi nyine nzahita nkurangira uzunsure tuganire sibyo kuri pe tuganire ubwiye n'inkuru nyinshi abana benshi nanaheruka bwira ukuntu umva ndabizi usike ufite boyfriend ariko boyfriend agiye kwa boyfriend kamuhamagare urebe bipe kugira mitembo ni yawe okay yanjye niyo ngiyo sha ndaguhamagara nanjye nimva ahantu ngiye bye merci uyu mu diaspora mwahuriye he mwamenyaniye he twamenyaniye he karamubwiye se nawe ko byatangiye azi ngo umuntu urenze byadanje urabona ko agafoto mfite kuri profile nambaye ikote yaranyandikiye ari kuvuga ati ntandikiye nyirazi ko yandikiye meya w'umujyi wa Kigali kakandi ni muri office arya iriya office simwe ya umutipe w'umushuti wa bita Jacques hamwe twanyuze icyo gihe twanyuze mvuye mu bukwe uzamugurira akantu dore iriya foto yagukoreye umuti kikoze kabisa ubundi hari ibintu biba bibyara umusaruro nyine wumve nanjye sha mu iminsi uramfata neza ndakufata neza kubera iki se erega harano ujye wibuka ko uri no kunyishyura maze ujye unyumvira nese ubwo ngubwo uri kunyurira ndi kukwishyura ideni nkurimo uri kunyurira se gwase nkako kantu mvuze kagutwaye iki ubushatse kunyurira mbese uri kunyurira uravuze ati rimwe na rimwe nawe ukunda kuba wakubiswe nyina nanjye hakubishaho n'ibyo uri kunyurira byo ntago ari byo nashatse kuvuga aharani ngiye nibuzi yuko akantu kose mbonye ntashaka kukarira ku muhanda nkakuzanira kuki ushobora kumva ko ngucyuriye muri bitanu nzaniramo bingahe mubyirira ku muhanda wowe na hano n'umugati niyo bazanye ipaki y'umugati uyirya yose tuvuge ko ibyirira ku muhanda byose unzanira cyangwa unzanira ari uko wangaswe aharani ibyo bintu ntago ari byiza
none ubonye ndakubwiye umuntu amuhaye udufaranga ngo ugomba kunyishyura mbese ubwo ngubwo niyo nariye nahaze ugenda ukubwira abantu tukiriya gisore ubona cyahaze n'inge wakigaburiye yego ntumpimbire buriya niyo ndi kubyibuha mbese uba uvuga ati nkubeshejeho shaha byibuha mwana wanjye oya byo ntabyo ngiye navuga n'ayo matiku sinayagira kandi none se niba utayagira kuki uri kumbwira ngo nkwishyure nese niba nkubwiye ngo ugiye ku muhanda baguhaye ibyo biceri kandi uzi ko nanjye mba nabigizemo uruhare nonse ko wabimaye ni ibyawe Nyampinga mwiza ntakari dumbari nawe ushaka kuyicira umunsi wanjye bitase shuka nayo kicikeye hasi ni byiza meze neza meze neza amakuru ni meza shaka mbona ukeye ibisanzwe ubu ngubu ubuvuze utireka utembere muri karitsiye wambaye neza uko nabyo biba bikenewe aha ngayo ngubu none se meze neza naribi urebye nyuma y'ibintu byabaye umeze neza buriya ibiki se byabaye ariko nawe ntukajya wijijisha ubu se bagiye ko arani noneho yakwiyeretse abanyawe akazana cya kigore yanyeretse gute se kandi ako nyami ko mbizi ko uri umukobwa mwiza ujijutse ubwo ntabwo wubonye ko kiri ari ikigore cyiwe ahubwo mbwira byagenze bite mbese ubizi neza ko ari umugore we cyangwa urakeka ahubwo niwe wakagombye kuba ubizi okay ni kubivuga none nta nibyo we ngenda bizi ndashaka nawe ubimenye ibyo uzira ntabwo ari byo se ko warakaye ntabwo narakaye oya wenda biragaragara ko warakajwe nuko wasanze uwo wari waraje gufatisha afite undi mugore ariko najya mbikubwira ko uriya muntu ari mubi ukanga kunyumva none dore amagambo yakiraho sabayemo mu nyami se amagambo yawe ahubwo abayimamo gute n'ubundi ahubwo mbona ugifite ubugambo ibintu ukuvuga ntabwo ari byo nyamara sinjye wakagombye kuba urakarira umujinya ugenda uture kiriya kigore uzi ukuntu buriya bameranye neza wakemera ko n'iriya nzu mubamo iriya waje gucumbikamo niwe uyimwishyurira noneho uri kuzana ayo magambo ayo makuru se yakuye nyami Kidumba ariko nyami wagiye akakwigira akantu ubusa ntabwo waba babonye ukuntu bari bameze umukobwa yaje yambaye neza nako ni umumama nawe nibeshya ariko nyine ubona gisa neza yaje aje kudusura bisanzwe nawe se yaje kugusura ni inshuti yacu twese shano kwihagararaho nyine oya nakwihagararaho ntabwo uhari ntabwo twakwihagararaho ngo bikunde ubundi ngenzi ko abakobwa b'abasireyi nkawe bahita bavugisha kuri ubu ngubu nari nzi ko utazongera kuba ukiri aho ariko warapanze utuntu twawe warisubiye igisenyi ku mazi none nanjye ubona ndi umusireyi neza se uri icyukishu okay abasireyi ni abantu b'icyuki ni abantu beza beza impamvu warakaye urayizi ni ukuvuga ko arani yazanye undi mugore kandi ukabona ko na babu yifitiye radusi rero reka nkugire inama ahubwo we nyisungaho nzakwere pase mu bandi bagabo b'i Kigali uniboneye n'akazi keza udariya uhacumbitse gute nese wamwishakiye mwana muto uko nawe utamukeneye ukajya ureka kwirirwa ukubura ibipangu byapangaye njye se ko mfite babu nta wundi mugabo nkeneye babu ubizi neza ko umufite kuba mwana mu nzu imwe rega nyami ntuzagire ngo yagukunda never ese ko nakubwiye kuri umwana wajya witwara nk'abana ko mba mbona ufite amashagaga maremare ahubwo niwe warakaye ubundi mu minsi isanzwe yabaga wigize agatama ka Yesu itakirabo amakuru umeze
none wabonye umusimbura utangiye kurakara uzagenda uwo mujinya wose uwumwerekezeho urabona uri kudirectinga ku muntu utariwe kuba ngize amafaranga uyu munsi nkagira imbere yawe ibyo ngibyo nibyo wavuga ngo ngenda kwishyura nese ngiye nagusabye ndakubwira yenda ngiye mu gihe nanjye nayabonye uziko njya ngusova nkagutama sibyo kandi ibyo ngibyo byo kumva ngo ubonye udufaranga nta ucira nta uvuga nta ukorora ngo nuko ngo wabonye udufaranga ubwo se nta kibazo nyine se wakabimenya ubundi ko wowe wakagombye gutuza ukavuga ati niho umuntu andushije ubushobozi akanya reka mwitwareho gute ubwo ntabwo wagera n'ubwo bwenge niba uruvuga ati ari yabonye amafaranga reka mwitwareho neza ariko uri kuncyurira ngo uzanyishyura ngo uzagira ute ubu mbese uraje uvuge ngo n'ibyo wahashye ejo uvuga ati ugiye kumara ukwezi uhaha kubera ko mbonye udufaranga azi ubwo amafaranga bohereje ari gutuma uvuga amagambo angana atyo arangariye niba nanjye ariko nakiriye you have received wese wayakiye wakamfashe neza kugira ngo uyu munsi nkubesheho kuko ahantu hose ngiye nkubwiza ukuri nongeye no kugufasha umubi wose uri buture uyu munsi uraba watewe inkunga nanjye urumva niko numva n'akantu uri bungurire kanca mu mazuru nuturi umuburo wowe wikesha ngewe urumva nuhagura wowe wikesheje ngewe uyu munsi si ubwo bagukubise nk'akamiliyoni aka kanya byagenda bite aho sinasanga wakingiyemo imbere nakomanga ntunangingurire ayo mafaranga atuma uri kunyizamuraho gutyo arangana iki rimwe inyuma yayo iriho amazera angahe kandi arana akibaza mbonye miliyoni we nyine nawe bitekereze niba abantu babona amafaranga ugasanga ntawe ucira ntawe ugira gute ukajya mu kabari ugahagarika abantu bose ngo nibasohoke hejuru y'ubufaranga bw'amafaranga bita nkodesha imodoka ukwezi kose ukajya he ye kumera nk'aba mutipe bayoberejeho amafaranga barabubikuje ajya mu kabari yararuhanda kubita ashiduka yakubise na nyiri kabari nshyize mu bitekerezo bya kure ariko yariyo yose nayanjye ahubwo we nyaruka udasanga abagenti bagiye muzanira gake asobanura ikintu nka ntukizi koko yakubisha uko amakaramu ngewe wakangiza inshuti ejo n'ejo ndi nibaramuka bakwirukanye ntabwo twagucumbikira iminsi ibiri rero nawe waranyigizeho gutya ntabwo ndi kukubwira n'ababwo ndi kukubwira ibyo ugomba kumva ikibazo nuko nawe mubwira ibyo ugomba kumva ariko canyami ko usigaye ufite umushinya nk'umuntu usigaye arwaye sida aho arani niyo yakwanduje arani se arwaye sida uriya arwaye sida imwe y'igikatu imwe ya kera aho utaranavuka yego ariko nawe higeze ukurya kugira ngo ubimenye njye sibyo nabyemera ngiye mu ndaya ze bagiye baryamana mfitiye gihamya 3 muri zo zimaze gupfa babikoze bari basi kugira ubugambo wa mwana we ubugambo bw'ukure kugira ngo wereke ko atari ubugambo rero nguhaye ibyumweru 2 ku kwezi to ejo nzaba wambaye agapantaro kagwe udutaye tuveho ikibuno mu matama uyoyoke mwana wafashe imiti ahubwo ukabifatira nakiri kare tegereza ko nzananuka nubabajwe nuko ugiye kwanduzwa sida ugapfa ukenyutse ubabajwe nuko utazananuka utekereza ko ari njye mbere waba warwaye sida se cyangwa ari njye wa nyuma ubundi se urishuwa neza ko Alani ayifite cyangwa urishuwa neza ko njye nabonanye na Alani hakisi ko waje arakiyambitse nukuri ko Imana wavuye iwanyu ufite gahunda cyane nawe waje uyizanye waje urwaye sida ntabwo byaba ikibazo ntabwo byaba ikibazo kuba nazanye ntabwo byaba ikibazo kabisa cyangwa ubwo shero ni babu ntabwo ari Alani kutagize ubwoba ko arwaye sida ubundi ninda kuroza amagambo uyu mwana biteye ninda kuroza amagambo by'amagambo yawe namaze kuyarambirwa uzabibona nutangira kujya ugenda wihishe kugira ujye gufata imiti kwa muganga umuntu ushaka gukwirakwiza amagambo nk'umunyamakuru arabanza akicara akabanza akamenya neza ibyo agiye kuvuga amagambo uvuga nayo iki ashingiye ku kiza ufite gihamya
cyangwa nawe Alan yakozeho kugira ubimbwire gutyo njye nagwakaniye Alan sinamwemera uretse wewe wenyine wataye ubwonko wamwemera gusa reka nkubwire nga amatwi ari mu rupfu niyumva n'ubundi umukobwa wakunze niyo wamugira ute niyakumva uzabyumva uramutse utwaye umwana akazavuka arwaye sida ukajya umuheka ariko akana utinya nuko bakuraho iranje ngo bakarebe Sheri sinza kubwira underere kandi sinzaguhekesha kubude sibyo no amagambo yawe ndayahaze rayahaze cyane wagira ngo ntago nziyo cyavutse ubwo maze kumva yuko nyine kamaze kugeramo wanduye sida niyo mpamvu uri kunera umushiha wawe bamaze kwizana n'undi mugore bakunda ubitaho ubishyirira inzu yewe niyo mpamvu ufite umushiha ungano ushaka watuza nkajya nkugira inama kuko ukuri ugiye kuzakubura none se wowe wakwicara ugategereza ko mbona ukuri wowe umukuri nkande ese ko uba warakaye ese ko icyo udakunda ntabwo mba narakaye ahubwo wowe ntabwo ungira inama ahubwo uravugavuga izo ni inama urukungira cyangwa urukwisa ubugambo uvugavuga ntabwo njya nkorana n'abakobwa bagira ubugambo ubu se ubugambo mvuze ni ubuhe kuba nkugira inama nk'umukobwa w'inshuti yawe nkakubwira ko umuhungu muri gukundana azakwanduza sida yirwaye mba mubwire Kidumba iyo ushaka ntabwo ndi Kidumbari wa mukobwa reka narakubwiye nakomeje nca bugufi ndi kukugira inama none umva genda bagutere sida bagutere indwara zose ziba icyaba bikanakubaho ngenda kugira inama ukakunyumva uko ari byo koko ubu wateretse amaso amaguru urayazamura ipantaro ishyiramo ngo waje kwemeza abahungu b'i Kigali umva reka wagusoremo amagara nzishima nzishima ubundi mu Rwanda rwavuye genda iriya wacana warateze wambuka iminara ingahe yose uje kujya Nyami dore sinzi ibintu ari guhiga Nyami nyamara ushaka wabuze uriya mugabo arega nawe umuntu wawe waramunaniye Nyami reka nkubwire njyewe dore azanye inkoni mana narakubwiye ngo nawe waramunaniye papa Nyami njye nangu